we ati ntabwo njya ndya amafi kubera ko mbona ameze nk'inka, ati sinjya ndya inkoko kubera ko mbona uziriye utahagarara wemye, ati sinjya n'ingurube, ati biriya bintu mukunda njye ntabwo nkunda kubirya. Kutarya amafi n'inkoko Museveni ashobora kuba bikomora kuri se Amos Kaguta witabye Imana afite imyaka 96 atararya na rimwe cyitwa amafi n'inkoko. Icyakora Museveni ahuje na se gukunda igikoma cy'uburo ndetse ngo kiri mu byo kunywa akunda cyane nyuma y'amata. Museveni yigeze kuvuga ko se Amos Kaguta yigeze guha abakoroni b'abongereza igikoma cy'uburo ngo barakinywa bikomba iminwa. Ikinyamakuru Daily Monitor mu 2021 cyatangaje ko buri gihe Museveni iyo agiye hanze no kuvuga mu mahanga ngo yijyanira umutetsi we bwite n'ibyo agomba kuzarya kugera agarutse muri Uganda. Iyo yitabiriye inama ibyo bateka muri izo nama ngo ntabwo ajya birya, arya ibyo umutetsi we yamuteguriye. Ikigaragaza ko Museveni yitondera cyane ibyo arya. Mu kwezi kwa gatanu mu 2025 ibijyanye n'abamutekera byateje impaka mu nteko ishinga amategeko. Umudepite witwa Ibrahim Semuju Nganda utajya urya iminwa mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yibajije uburyo ku rutonde rw'abakozi bo muri presidence bari bazaniwe mu nteko ishinga amategeko ngo barwemeze hagaragaraga abatetsi 92. Ati perezida wacu afite abatetsi 92 bamutekera. Urebye urutonde rw'abakozi bose ba presidence ukarusesengura usanga ikintu kiri kwisonga ari ukurya cyane no kuruhuka cyane. N'amahoteli manini nka Serena na Sheraton ntabwo yasangana umubare ungana gutya w'abatetsi. Ati perezida wacu yabarya inshuro zingana iki ku munsi ku buryo akenera abatetsi 92. Museveni yigeze kubwira BBC. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni numwe mu bacengewe n'isomo ry'ibyo kurya. Uyu mukambwe w'imyaka 81 ntajya bura kubwira abakiri bato kwibanga ryo kuramba kwe rituruka ku mubano yegeranye n'ibyo kurya. Ababwira ko yahisemo ubwoko bw'ibyo kurya yari ubuzima bwe bwose, bikaba ari byo bitumye amaze imyaka irenga 80 yose agikora akazi ko kuyobora igihugu. Mu mwaka wa 2017 ubwo yari afite imyaka 73 y'amavuko, Museveni yanditse ku rubuga rwa X rwari rukitwa Twitter ati mbashije kugera ku myaka 73 y'amavuko kubera ko ntanywa inzoga. Ati maze imyaka 30 yose nta na rimwe murumva bavuze ko narwaye cyangwa se nagiye mu bitaro. Ati nta mwanya w'uburwayi mfite. Komisiyo y'amatora ya Uganda yamaze gutangaza ko uyu mukambwe yatorewe manda ya 7 izamufasha gukomeza kuyobora Uganda kugera mu 2031 ubwo azaba afite imyaka 86. Ukurikije imbwirwaruhame za Museveni ku buryo yita ku mubiri we, nta mpungenge afite ku iyo myaka azayigeza kandi afite ubuzima bwiza. Gusa twese turabizi ibyejo bibara bejo. Ariko se nibiki perezida Museveni arya cyangwa sanywa bituma agera ku myaka 81 y'amavuko harimo 40 amaze ku butegetsi nta bicurane cyangwa se inkorora nkuko abivuga? Ubushize ubwo ibiro bye byiyongeraga bikagera ku 106 yihutiye gukora siporo no kurya neza abisubiza kuri 76. Ibi bintu reka tubivugeho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Yoweri Kaguta Museveni yavukiye mu burengerazuba bwa Uganda mu gace kitwa Ntungamo hari mu kwezi kwa 9 mu 1940.